Yewe Garase nicaye mu gihugu cyacu cy'Abanyarwanda. Yewe Garase nicaye mu gihugu cyacu. Dore niyo rompo ya Goma rero w'ingoma aho yifotoreje. Dore na ahangaha twafashe. Dore na aha ni iwacu. Nahageze no kuri kw'Imana. Bakunzi baturwanya kandi n'akarengane wacu TV reka basoze mbifurize amahoro y'Imana. Yewe tonese nk'ibisanzwe uje kugira ngo tuganire ndetse nkaba nje kubaha ndi kumwe n'umutumirwa kandi ntago ndi butinde cyane ndamanza kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikiye kano kanya abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu gihugu mu bihugu bitandukanye impirimbanyi muri rusange mukomere cyane. Ndasuhuza impunzi by'umwihariko ziri muri Uganda ziri muri Uganda ziri muri Tanzania Mozambique Burundi ndetse na Tanzania mukomere cyane n'ahandi hose ntavuze Zimbabwe Zambia muri Togo ndetse n'impunzi ziri muri Amerika Asia Oceania ndetse no mu Burayi mukomere cyane kandi iki ni igihe cyo kugira ngo iki kiganiro gitega amatwi kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza n'umwanzi wacu cyane ko aje kugaragazwa bati tuye kuganira kuki ntarakibabwiraho reka manze n'ijambo umutumirwa wacu nawe amaze abibwire ndetse kugira ngo n'ibyo mumubaza mumureba ntabwo yihisha n'impirimbanyi ndetse akaba umwe mu bantu bemeye kuba nk'igitambo cyangwa kwitangira abandi kugira ngo asobanure ibya bindi mwita ubwiru uyu munsi gikomeje kujijisha abantu ugasanga umuntu araho yize amashuri y'ibirenga ariko ntaramenya ubwiru ngaho utandukanye n'ubwuzu abantu benshi niko mwagumye kubivuga ariko uyu munsi hariyo turi buvuge ndetse tunasobanure kuko hari ibibazo byinshi mwabajije. Karibu mutumirwa manza wibwire abantu abanyabwuzu badukurikiye kano kanya manza wibwire karibu. Mbere ya byose mbanje kugusuhuza we munyamakuru Akorimana Theoneste turwanya kandoyi n'akarengane iwacu ngasuhuza n'abanyabwuzukazi ari bo bene Imana aho bari hose bumva runo rurimi gakondo yabo ikaba ari ubwuzu u Rwanda rwanyaze rukabyita nyine u Rwanda. Abo bose bagenda bavuga ko ari abanyarwanda ariko batazi ko ari abanyabwuzu. Abo nibo banyabwuzu n'abanyabwuzukazi aho bari hose ndabasuhuje mukomere cyane kandi mukomeze imihigo murakarama. Ubwo rero ndumva kubatanzi wenda hano kuri channel yanyu mpakoreye channel yacu ni yacu ni yanyu ni yacu twese nkoreho ibiganiro byinshi cyane ndakeka abayikurikira abanzi ubwo wenda baba batanzi wenda nibo nakibwira nge nitwa Banze Joseph nkaba ndi impirimbanyi y'ukuri ubumwe n'amahoro. Ndumva ari uko nakibwira abadukurikiye n'abazadukurikira mbaye mbashimiye. Urakoze reka tugushimire natwe katugushimire kandi tuvuge ku mutima no gushimira kuba witanze ukaza kugira ngo ugire inkunga yagutanga. Hanyuma rero ndagira ngo kuba dukurikiye icyo tugiye kuganiraho ni ingingo imwe gusa ariko ni ingingo irazamo ibibazo byinshi cyane ko mwagiye mubibaza muri benshi. Ni ingingo yitwa ubwuzu uyu munsi niki ubwuzu mu ijambo rimwe niki ese kuki abantu bagumye kugaruka ku ijambo ubwuzu ese impamvu abantu baba mu mitego ntabwo baramenya ubwuzu icyo ari cyo. Banze ntabwo ndi butinde nahita nijira mu kiganiro ndagira ngo utangire usobanura ubwuzu cyane ko ngo abantu bimaze kugaragara ko benshi mu bantu bari muri uru rugamba
bataramenya ubwuzu icyo ari cyo. Ubwuzu, ndavuga ubwuzu. Ese kugira ngo umuntu abe umunyabwuzu agire aho yitangira abandi, aba afite ubwo bwuzu cyangwa se kuko aba ari umunyabwuzu? Ubwuzu nagira ngo mu buryo burambuye winjire mu kiganiro utangira usonora ubwuzu icyo ari cyo. Karibu. Ndumva icyo naheraho ari ugusobanura ijambo ubwuzu. Ahubwo noneho abumva ibisobanuro by'ubwuzu nibo barahamya ko niba ari abanyabwuzu cyangwa se atari abanyabwuzu, cyangwa se nanjye nze guhamya ariko nge mbihamya ntashidikanya ntajijinganya ko ndi umunyabwuzu. Ndi umunyabwuzu rwose, ntago ndi umunyarwanda. Ndakeka ibyo ari byose mu kiganiro twakoze ubushize narabashe gusobanura icyo u Rwanda ari cyo, icyo u Rwanda n'umunyarwanda bisobanura. Nabisobanuye ku buryo buhagije, nkaba numva ntabisubiramo. Ariko wenda icyo naheraho ngaragaza ubwuzu ni uko ubwuzu ni ikinyuranyo cy'u Rwanda. Biryo bavuga le contraire. Donc iyo uvuze u Rwanda ushatse kuzana ikinyuranyo cyabyo, contraire y'u Rwanda, ni ubwuzu. Ubwo rero nyine abenshi ntibabizi, barira ku muziro. Biryo bavuga nyine ntamenya irira ku muziro. Abenshi nyine nuko bameze, kuko nyine ntibazi ko ari abanyabwuzu. Bagenda bavuga ngo ni abanyarwanda, ngo ni abanyarwanda, ngo bari kurwanira u Rwanda. Ariko nkumva n'abenshi kumva ngo u Rwanda bifuza. Donc ntago bazi ko ari abanyabwuzu, ntago bazi icyo u Rwanda rwabanyaze. U Rwanda rwatunyaze ikintu gikomeye cyane. Nibirya bavuga ngo ushaka kwaka umwana w'intwari ngaguhangika ikibiribiri. Donc ubwo ko u Rwanda rwatwambuye umwana w'intwari ruduhangika ikibiribiri. Rwatwambuye ikintu gikomeye. Rero ngira ngo mbwira abantu nyine ari cyo cy'ubwuzu tunyazwe n'u Rwanda. Ubundi bavuze ubwuzu baba bavuze iki? Ubwuzu ni ijambo rigari, ni ijambo ryagutse. Donc ubwuzu ni ubumana yaremenye ikabuha abantu. Aho wena umuntu yahera avuga ati ubwuzu ubundi icyo bisobanura ibintu byinshi. Ubwuzu iyo uvuze uti ubwuzu buvuze ubumuntu, n'ubumuntu, cyangwa se ubwuzu yavuze ati twuzuye ubwuzu. Iyo umuntu waze ati nuzuye ubwuzu, twuzuye ubwuzu, ni ukuvuga ngo abantu ubwuzu babaye ibyishimo, ibyishimo nyakuri. Kuko hari ibyishimo bitari ibyishimo nyakuri. Ubwuzu aho butandukanye n'ibyishimo bitari nyakuri, ni ibyishimo nyakuri. Uko ibyo ari byose hari abantu aho wenda umuntu yabitandukanyiriza aho ngaho. Hari abantu bashaka kwishima no kwishimisha wenda bakanywa ibiyobyabwenge, noneho mu gihe nyine bari bamaze gusinda ibiyobyabwenge bakavuga ko bari mu byishimo. Oya, ibyo ntabwo ari ibyishimo, ni ibyishimo bitari nyakuri. Noneho ubwuzu bwo ni ibyishimo nyakuri, umunezero nyakuri. Urumva ko ubwuzu nyine ni isobanura ibintu byinshi. Noneho ubwuzu, iyo bavuze ubwuzu bikongera bikabugira biti ubwuzuzanye. Ubwuzuzanye, umubano mwiza hagati y'abantu Imana yaremye. Urumva ko ubwuzu ni ijambo ryagutse. Noneho ubwuzu rikongera rikaba kunyurwa. Umunyabwuzu ni umuntu unyurwa. Ntago umunyabwuzu ari babandi barya bakarya n'akataribwa, babandi batanyurwa.
ndakeka wanahereyeho utwereka kariya ka video kabariya nyine k'abanyarwanda ntibanyurwa. Do abanyarwanda, umunyarwanda nibarya bitwa ba Rugombi turi, ni ingayi ni ba Rugombi turi ntibahaga nyine. Do nta munyarwanda unyurwa. Urumva ko rero ibintu bigaragaza ubwuzu byose ubona ko ni ikinyuranye cy'u Rwanda n'ubunyarwanda. Ubwuzu rikongera bisobanura ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo muri rusange ngereranyije ibigaragaza ubwuzu, numva nagarukira aho ngaho. Wumva wenda mutasobanukirwa muvuga mutese nk'umubano mwiza mu ginduka ubwuzu gute, ubwuzuzanye, ubumuntu, urumva ko ni ubumana burya Imana yaremye umuntu ikamubwira iti uzabaho mu bushake bwanjye. Abo rero nibo banyabwuzu. Noneho iyo uri umunyabwuzu koko uba uri mwene Imana. Ari naho n'abanyarwanda noneho bo babisobanura neza bakavuga bati amazina yanyu turayazi nk'abanyabwuzu, bakayavuga nyine ya mazina ari n'Imana, hamwe Imana yemera ko ari bene Imana koko. Noneho abanyarwanda bo bakavuga bati ayo mazina yanyu ntayo tugira, kuko ntabwo turi abanyabwuzu, ntabwo turi bene Imana, twe turi abanyarwanda. Ndumva muri makeya ari uko ubwuzu icyo ubwuzu ubundi bavuze bati ubwuzu ni iki. Ibisobanuro nagerageza gutanga by'ubwuzu ndumva mbitanze. None aho uko tukareba ubwuzu, noneho niba tuvuga turi abanyabwuzu, niba igisobanuro cy'ubwuzu kibonetse, ubwo nuvuga ko ubwuzu ahubwo noneho twabureba nk'ubwo. Ukiri aho nakubaza akabazo. Twatangiye hari umudamu uriya yitwa Grace Kayitesi, ni umwe muri b'abagore bihebeye FPR bajya gutanga intsinzi, aho yavuze ari n'amugise, ndetse akaba atereninga n'abakobwa akabajyana gushimisha abasirikare. Afite hoteli igihe umuntu arabisobanura mu buryo buhagije. Yatangiye avuga ko we yicaye mu gihugu cye nk'umunyarwanda, kandi aho yavugaga ni muri Congo, ariko aravuga ati ngewe nicaye mu gihugu cyacu cy'abanyarwanda. Ngo kandi mfite wadutandukanyiriza kandi wavuze ko ubwuzu cyangwa se abanyabwuzu ari abantu, kandi nawe wabivuze ni umuntu wamubonye. Ni gute watandukanya abanyarwanda n'abanyabwuzu? Uhereye kuri yavuze ati wavuze ko ari umuntu, avuze ko ari kwishimira aho bafashe. Twamenya gute abanyabwuzu n'abanyarwanda? Ndumva mugamutse icyo. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo, ahubwo ndumva uko nagira ngo nsobanure ubwuzu nk'ubwoko, ahubwo umfashije kuba nabisobanura neza. Ni ukuvuga ngo ubundi iyi si turimo, abantu bose Imana yaremye, twese hamwe uko Imana yaturemye twese. Ubundi turimo amoko abiri, turi amoko abiri yusanga mu bantu bose Imana yaremye. Ni ukuvuga ngo ayo moko nayahere. Ni ukuvuga ngo n'abeza n'ababi. Ahantu hose uzagera, wajya mu bazungu, wajya mu bashinwa, wajya mu birabura, wajya mu barabu, ayo moko abiri uyasangamo, ababi n'abeza. Voilà, aho ngaho noneho umuntu yahita asobanura koko ubwuzu ni iki. Noneho ngo ubwuzu ni ubwoko bw'abeza, donc ba bantu bafite ubumuntu. Noneho abanyarwanda nyine noneho aho uko noneho tujye twabisobanura neza.
byo aho nababwiraga nti ubwuzu ni ikinyuranyo cy'u Rwanda, u Rwanda ni ikinyuranyo cy'ubwuzu. Noneho rero iby'abanyarwanda bakora, iby'u Rwanda n'abanyarwanda bakora, iki kibazo nakunze kukibaza abantu benshi cyane, babaza nti mushake ikintu byibura kimwe cyonyine kiri mu bunyarwanda, ubunyarwanda tuzi twese, ubunyarwanda bwahanzwe na Gihanga wahanze u Rwanda ngo bicane. Mushake byibura ikintu kimwe, iki kimwe gusa mu kindi. Nta n'umwe uransubiza, nta n'umwe, ko nta n'icyo wabona. Ejo bundi nibwo nasobanuriraga u Rwanda icyo ari cyo, mvuga nti u Rwanda icyo bivuga ni humiriza, humiriza ngo utegeke, humiriza nkugire umucakara, humiriza nkugire imbwa, nkugire umuteruzi w'ikibindi, niwanga nkwice. Ese iyo u Rwanda ni icyo bisobanura, nta kintu. None se muri ibyo bintu cyiza kirimo kimwe, imico y'ibyo bintu, kwiba, kwica, kunyaga, gukindura, kunywa amaraso, kurya ivandu, ngaho ndebera kuko bagize igoma. Igihugu cy'abandi abanyarwanda barakijyanye. None hari uyoboye se ko ari muri Goma, ari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo? Hari uyobewe se? Hari uyobewe aho imipaka y'u Rwanda na Kongo aho biherereye? Ako bahageze bahanyaze nyine, bakinduye abantu ibyabo, babahinduye imbwa, babahinduye abanyarwanda. Ikizaza kiri mwabiriya bintu biri gukorerwa haya ni muri makeya u Rwanda nk'ubwo ubunyarwanda. Noneho ubu ngubu bene kanyarwanda, ubunyarwanda babugize ubwoko, babugira ubwene gihugu, baka abantu ubwuzu bwabo, uko umunyabwuzu agira ibimuranga, agira identite ye. Abanyarwanda baraje barabibanyaga byose, ni ukuvuga ko ibiranga umunyabwuzu byose, iby'umunyabwuzu byose, imico ye, ubwoko bwe, ururimi rwe, ukwemera kwe, u Rwanda rwaraje rwose rurabinyaga, rushyiraho ubunyarwanda. Donc ni ukuvuga ko byari navugaga ibyiza, abeza n'ababi. Donc ni ukuvuga ko abeza ababi baraje, ibya banyaga beza babahindura, babaha identite y'ababi. Yaba tukura ngo uyu ugenda uvuga kuri umunyarwanda, uri ikizira imbere y'Uwiteka, uri nk'amazira ntoki. U Rwanda ni ikizira, umunyarwanda ni ikizira, ubunyarwanda donc ni umunuka imbere y'Uwiteka. U Rwanda ntago ari Imana, ubunyarwanda bwahanzwe ni igihangano. Dore kamwereka umuntu uza umwongereza waburanishije uriya mwana uheruka kwica abana b'Abongereza, yageze aravuga ati yahoze ko uriya mwana ntago ari intuza, si umuntu, si ikiremwa. Yaravuga ati uri igihangano, you are a creature. Urumva? None ko u Rwanda ni ubushetani, nta cyiza kiri mu kuvuga ko ari ikintu bafashe bagafonda bagatereka hariya, cyangwa se bakakirima bakagitiragira n'ibindi. No, u Rwanda ni intuza, ni doctrine. U Rwanda ni doctrine, ni ubucurabwenge nk'izindi doctrine zose, kuko n'uwaruhanze turamuzi. Uwahanze ubunyarwanda yabavuga bati Gihanga wahanze u Rwanda ngoma ijana. U Rwanda si ikiremwa cy'Imana, u Rwanda ni igihangano cya Gihanga waruhanze. Dore ubucurabwenge bugira buti humiriza, ntugira umucakara niwanga nkwice. Ni icyo ngicyo kiri mu bunyarwanda, nta kintu. Ikiza cyo kirimo ibyo ngibyo. Navugaga none katugaragaze u Rwanda nk'ubwoko. Donc n'ubwuzu, donc n'ubwoko, n'ubwoko bw'ababi n'abeza. None ababi baraje banyaga abeza ibyabo byose, barangije babagira babi.
nubwo ko na umuntu wese ugenda avuga ngo ni umunyarwanda atazi ko ari umunyabwuzu birababaje cyane kugenda uvuga yuko uri shetani uri igihangano urumva ko ni ibintu bibabaje nukuvuga ngo iyo ugenda uvuga ngo umunyarwanda ugenda uvuga uti nge ndi igihangano cyahanzwe na Gihanga wahanze u Rwanda ngo mijana ntago ndi ikiremwa mu birimo Imana yaremye ubaye igihangano cya Gihanga wahanze voilà muri make numva ari uko nguko nabambisobanuye kugira ngo abantu iyo turi kubabwira tuti banyabwuzukazi bajye babasha kumva neza bajye babasha gukabuta iyo babibuzwa ibyari byo enge numva nabangarukiye aho ngaho mu gusobanura wenda ubwuzu nk'ubwoko ahubwo noneho tukaba twasobanura naho ubwuzu nk'igihugu ubwuzu nk'igihugu ese koko ubwuzu ni ishyamba ubutwaranye n'ubwuzu n'igihugu ufite nabigendana reka nkubaza ikibazo cya nyuma tunasoza ariko ubisobanure byose hamwe ari abanyepolitike bacu uyu munsi ntabwo ni buvuga izina hari abanyepolitike bavuga ko si abanyepolitike gusa ndetse hari n'abitwa ko bari ku rugamba bari ku rugerero abasirikare bacu ingabo za rubanda uyu munsi bavuga ko ari abanyarwanda ndetse ushingiye aho ngaho wenda urugero givuga wenda hari icyo uzi kundusha cyangwa se hari ikindi gihugu gisa muri abo bantu uyu munsi bakigendana ibihangano by'u Rwanda ukabona umuntu ari kurwanya iriya ngoma Karinga imbere hateretse idarapo ryo kwa Karinga yajya muri kampeni ariko agatangiza indirimbo y'igihugu yubahiriza Karinga ngo y'abakurambere babo mu by'ukuri biriya bintu bivuga n'iki ese abantu baba bakorera umwanzi babizi cyangwa bagakorera umwanzi babizi ese kuko yaba ari nyiri kwibeshya bakorera umwanzi cyangwa se kwamamaza ibihangano by'umwanzi cyangwa se bamenyekanisha umwanzi niba ntibanye nabi byageze igihugu kikorora hanyuma ukijyanisha n'ikindi bari kuvuga bihita tunasoza bakoze icyo navuga kuri abo abari bo bose rega ntago nubwo ari n'abanyapolitike gusa ntago ari abanyapolitike gusa kuko urumva ese uragira ngo u Rwanda ntirwagakoze u Rwanda rwaragakoze pe rwaragakoze rurongera ruragakora buryo abantu bari abanyarwanda baga bati twabatunze imyaka 400 donc kugutunga nk'itungo donc ntwari n'umuntu bavuga bati twabatunze imyaka 400 muri imbwa wumva icyo ibyo bintu bisobanura twabatunze imyaka 400 muri imbwa muri abateuzi b'ikibindi uko abanyarwanda batubona twe tugenda tuvuga ngo turi abanyarwanda tutazi ko turi abanyabwuzu bumva ko u Rwanda rwaragakoze none uvuga ngo u Rwanda rwigishije abantu nyine kari abanyarwanda ariko abo ngabo ntibazi n'icyo u Rwanda rusobanura ntibazi n'icyo ari cyo n'icyo bari cyo naho ikibazo kiri kuko u Rwanda rwarabanyaze birya bavuga bati nukunyagwa zigahera donc abo bose nukuvuga abo bagenda bita ngo n'abanyarwanda donc baranyazwe zirahera u Rwanda rwarabanyaze donc rubaka ibyabo byose rubaka identité yo kuba abanyabwuzu yo kuba abantu ubu ngubu nabo barabwira bati muri abana b'imbwa mujye mu mukiri hanze yo muri abandi bakavuga bati nta nubwo muri n'abantu aho voilà donc ukuvuga ngo uwo muntu ugenda rero agira atyo ni ukuvuga ko nawe ubwe ibyo abanyarwanda bamwita ababikonfira ababyemeza d'abord kuko nawe ubwe ntazi cyari cyo n'icyo arwana nacyo nta kizi n'icyo ashaka n'icyo aharanira nta cyazi none reka nkwereke noneho abo bantu ukajya kumva ukumva no gutabaza n'Imana aho Imana ngo nibatabara
none se ni gute wavuga uti ndi satani ufite ibirango bya satani marike ya satani ugendana imini nationale ya satani uvuga uti ndi umushetani uzemera nta kindi uzi ko wowe nawe ubwawe utazi ko ni n'u Rwanda n'ubunyarwanda ari ikizina imbere y'Uwiteka ari amazirantoki ari umunuko mubi cyane none ugatabaza n'Imana aho ujyanye ibirango ujyanye marike ujyanye imini za sekibi imbere y'Uwiteka wari kuvuga ngo n'Imana itabara urumva ubu udafite ikibazo aho n'abantu barenganya Imana naho urumva Imana yagutabara none uko ngo iki gihe ni igihe kigeze kugira ngo abantu bamenye abaribo bamenye identite yabo bamenye ibyo banyazwe ibyari byo bamenye ibyo barwana nabyo ibyari byo icyo barwana nacyo icyari cyo donc urumva ko birababaje cyane ukaya kumva ngo n'umuntu donc mwene Imana wamanikiye amaboko satani wisunze satani kumva ni ibintu birasekeje donc urumva ko abantu ntibazi ibyo barwana nabyo ntibazi icyo barwana nacyo n'icyo bashaka ntibakizi kumva ni ibibazo bikomeye cyane ahangaha none ubabwira uti banyabwuzukazi bene Imana bakavuga batoya ntago turabo ngabo twe turi abanyarwanda none wari kwe akavuga ati ntago ndi mwene Imana none ko abavuze ati njewe ndimbwa aho byababira abanyarwanda bavuga bati ndi umwana w'imbwa ndi umuteruzi w'ikibindi ndi itungo natunzwe imyaka 400 n'ubu sindi n'umuntu uko baravuga bati nta muntu ugihunga nta muntu ugisenyerwa nta muntu ukibundabunda nta muntu ugifungwa uri kubundabunda none warangiza ukagenda wita ngo umunyarwanda eske urumva ko ufite ikibazo aho hantu icyo Rwanda nacyo ntukizi nawe ubwawe ntuzi n'icyo uricyo warangiza ukavuga ngo ugiye kwegura imbunda mu Rwanda urarwana se ntuzi n'umwanzi Rwanda nawe n'ibyo Rwanda nabyo ntubizi ngo ugiye gukora politiki se none uko ikindi ngira aba bantu bagenda bayita ngo nawe ntuza ngo n'abanyarwanda donc nuko uvuga ngo aho reka nkwereke abanyarwanda bene Kanyarwanda bene Gihanga wahanze Rwanda bo uko aba bagenda mugenda mwitago muri abanyarwanda uko babona nk'imbwa nk'abana b'imbwa nk'abateruzi b'ikibindi nk'abacakara nk'amatungo nuko babona none abanyamahanga isi uko itubona none wowe ugenda uvuga ngo umunyarwanda bakubona nk'umwicanyi bakubona nk'umugenocide ayo niyo masura dufite imbere ya bene Kanyarwanda n'imbere y'isi kuko bene Kanyarwanda babwira abanyamahanga bati bari abasize bibisha abantu basize bakoze genocide basize batsimbye abantu bisha abatutsi ati kandi bakomeje no muri Kongo iyo genocide barayikomeje ahubwo reba nibaza abo bantu bagenda bita abanyarwanda bateza abakongomani to ntibazi ko ari abanyabwuzu ntibashobora kwiyamura icyo kintu urumva ko babuzi ubwenge donc nta bitekerezo bafite byo kwikura mu bibazo u Rwanda rwabashyizemo none bagakomeza kurwana n'icyo kintu cy'ubunyarwanda bakomeza kukizirikaho ikintu wagombye kwiyambura none ukagaragaza n'ukuri ukagaragariza isi uburiwe kutari umwicanyi kutari igisambo ukabagaragariza identite yawe kuri umunyabwuzu ukabasobanurira ubwuzu cyari cyo ukababwira icyo u Rwanda rwakunyaze ukerekana reba uriya muntu ugaragaje iriya satani yikuvuga yuko ngo igoma ngari mu Rwanda ngo ari igihugu cyabo bose nabo ubwabo ukuri bishyira hanze none se weho uhuriye he n'abari abantu harakubeshye ngo umunyonguru umwicanyi nawe ko kagenda koko wishinja ngo umwicanyi kubera yuko nuko nyine isi kubona yose isi yose ugenda uvuga ngo umunyarwanda utazi kwisobanura kuri umunyabwuzu ugaragaza iki by'u Rwanda rwagukoreye n'ibyo rwakomeye niba gufunga se barabakurenganya none se ababene Kanyarwanda bavuga bati uri imbwa bakagusenyera bakagufunga bakaguhungeta bakakwica uzabarenganya se noneho uhinguke n'imbere y'Uwiteka no gutabaza amahanga ngo rwose ngo ndi umunyarwanda ngo umuntu aba uratabarwa nkandese no kuvuga ko n'ibyo Rwanda nabyo icyo ushaka
ibyo nta na kimuzi. Voilà, no muri make yaruko naba mbisubije aho ngaho kugira ngo abo ngabo bagenda bitanga abanyarwanda bumve yuko rwose bafite ikibazo gikomeye cyane. Reka tugushimire urakoze. Wenda kandi nasorezaho ngira ngo wenda abantu babashe gusobanukirwa neza. Hari ikintu kigira, hari imvugo igira iti, hari ihame rivuga iti ba France nabo bavuga bati aide-toi et le ciel t'aidera. Birya we umuntu acishirije yagishize mu rurimi rwacu Rwanda rwanyaze rukagwita n'Ikinyarwanda ko iki ntago ari Ikinyarwanda. Aho ibintu bizasobanuka byose bijye kumugaragara. Ndabona kuko ko ibyo Rwanda byose, iby'abanyarwanda n'u Rwanda byose batunyaze byose ntizizanyagwa ngo zihere. Iki ni igihe cy'uko umuntu wese, umunyabwuzu n'umunyabwuzukazi ahaguruka tukagaruza ibyo Rwanda byose rwatunyaze. N'ururimi rurimo rugomba kugaruka, ntago rurimo ari Ikinyarwanda. Abantu bagomba kubyumva niko bimeze. Noneho mu rurimi rwako bavuga bati aide-toi le ciel t'aidera, no kuvuga ngo ng'Imana ifasha uwifashije. Imana ifasha uwifashije. Donc nuvuga ngo Imana ntishobora gufasha abanyabwuzu. Dieu ne peut pas aider abanyabwuzu sans les banyabwuzu. Ntibishoboka. Nkuko nk'abakongomani nabwo tuyivuge, Dieu ne peut pas aider les Congolais sans les Congolais. Non, ntibishoboka. Niko Imana ikora. Imana ifasha uyifasha. Ntago Imana ishobora gufasha abanyabwuzu nta banyabwuzu. Abanyabwuzu bagomba kubanza kwifasha ubwabo. Noneho ni Imana koko ikabafasha. Ni ihame rimeze gutyo. Bitameze gutyo ni ukuvuga yuko muzapfa, tuzapfa, turi imbwa, turi abateruzi b'ikibindi, turi abanyarwanda. Turi ibihangano bya Gihanga wahanze u Rwanda ngo mijana. Niba twanze kwiyambura icyo gihangano twahanzwe tukagirwa tutari cyo, no kuvuga yuko ntazagiro turenganya. Ikibazo sibene Kanyarwanda, ikibazo si Gihanga wahanze u Rwanda, icyo gihe ikibazo kibaye twebwe. Turi gukomeza kwitwa ibihanga kandi utari ibihanga. Ndumva ari icyo ngicyo naheraho yuko nasorezaho, wenda ibindi nazabivuga mu kiganiro cyazakurikiraho kugira ngo tudatinda mu kiganiro. Aide-toi, aidez-nous, et le ciel nous aidera. Voilà. Twebwe ntago Imana yadufasha twe nk'abanyabwuzu tudahari. Ndumva ari icyo nasorezaho. Murakoze ndabashimira. Urakoze nawe, reka tugushimire. Arakoze bwana Joseph Banze, reka tugushimire kandi kubwitange bwawe. Dushimire abari badukurikiye ndetse n'abazadukurikira bati ntago Imana yafasha uwifashije. Nicyasorejeho numvise gikuru ati ntago Imana izafasha abanyabwuzu ntacyo bifashije. Ntago Imana izafasha abantu bakita abanyarwanda kandi ari abanyabwuzu. Ntago Imana izafasha abanyepolitike bacu bakigendana idarapo ryo kwa Karinga, bakigendana indirimbo zo kwa Karinga bakaziririmba ngo zoheze ibihugu. Ntago Imana izafasha abantu bakimanikira umwanzi amaboko bakajya gufinyagurwa n'umwanzi badafite ideology cyangwa se ideology yo gukunda igihugu kugira ngo bagaruze gakondo yacu. Ntekereza ko kugira ngo Imana idufashe nk'uko bisobanuye ari uko natwe tugomba kugira twifasha ndetse tukamaramaza. Ndabashimiye mwebwe mwese mutukurikira akanya ndetse muzadukurikira kandi mugorane mugire umunsi mwiza. Mwakoze mwese. Dukeneye like zanyu ndetse n'ibitekerezo byanyu mutwandikire na komanteri, hanyuma mudufashe kubisangiza abandi. Nimugire umunsi mwiza kandi muharane Imana. Bye.